Mukomerere mu Mwami. Amen. Turashimana turahaguruka dusoma igitabo cy'Abafilipi. Tunapoheshimu Mungu tutasimama tusome kitabu cha Wafilipi. Abari gice cya mbere umurongo wa gatandatu gusa cyangwa duhere ku wa gatatu. Wala tuanze kwa sheria ya 3. Hanyuma turasoma n'igitabo cya Petero ya baadaye tutasoma kitabu cha Petro ya mbere ibice bitanu wa kwanza sura 5 umurongo waho wa gatanu na karindwi. sheria ya 5 na ya 7. Niba hamwe data yabo Kama ndugu alishakupapata cya mbere umurongo wa gatatu kugeza ku gatandatu. ni cha kwanza sheria ya 5 hadi 6. Arasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nanjye ndaza gusoma igitabo narangiza Akimaliza turaza kwicara dusome igitabo cya Yosuwa. Soma kitabu cha Yeshua. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Akisoma kwa jina la Yesu Kristo. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Shima Imana yanjye iteka uko mbibutse kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe kuko mwafatanije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukageza na n'ubu. Icyo nzi neza rwose ndashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Petero ya mbere ibice bitanu Petro wa kwanza sura 5 umurongo wa karindwi. sheria ya 7. Muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Amen. Amen. Muyikoreze amaganya yanyu yose Sheni maombolezo kuko yita kuri mwe. Amen. Bicara Taketi. some igitabo cya Yosuwa. Usome kitabu cha Yeshua Araba ari ibice bitanu ni sura 5 umurongo wa 13 sheria ya 13 kugeza kuri 15. hadi 15. Yosuwa ibice bitanu Yeshua sura 5 umurongo wa 13 sheria ya 13 ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Amen. Twese turasenga. Sote tutaomba.
atari uko dukwiriye ahubwo turi babi. Turaje twisunze amaraso gusa kugira ngo mwene data na mushiki wanjye bamucumuyeho amaraso yawe amweze. Iki kigoroba kitubera ikigoroba cyiza, kitubera ikigoroba cyo gutabarwa, kitubera ikigoroba cy'ihumure, kitubera ikigoroba cyo kunesha, kitubera ikigoroba cy'ibisubizo by'ibibazo mu izina rya Yesu Kristo. Tuvane mu kabande. Waratubwiye ngo abana b'imbeba bo barira hasi, ariko abana b'ikizu barira mu kirere. Ndakwinginze uzamure abaririmbyi, ndakwinginze zamura abakozi bawe, ndakwinginze zamura itorero ryawe. Tuvane mu bukonje, utwambike imbaraga kugira ngo buri muntu wese amenye icyamuzanye. Buri muntu wese ashyize isengesho imbere yawe, kandi Imana isubiza amasengesho, utubere ibisubizo muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni turabirukanye, myuka mibi n'abademo bose bazunguruka tubirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Karibu umwuka wera maze wikorere wiheshe icyubahiro. Usabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ye na mwene data turi kumwe pamoja na ndugu tubashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. tunasalimu katika jina la Bwana Mukomere wetu ku Yesu mwami. Kristo. Katika Bwana Hari ijambo rigeze kubabwira ndacyagibuka. kuna neno ambao niliwahi kuwaambia, ningeenda kumbuka. Ndababwira ngo turaganira n'abishimye. Tutaongea na wanaofurahi. Imbere y'Imana ntabwo mukamyaga impanga. Mbele ya Mungu hakuna mtu akunja uso. Ubwo waba usize amabiru 50 mu rugo, Hata naacha bili nyumbani uraza wagera imbere Imana ugaseka. Mbele ya Mungu unacheka. Kubera Imana yacu ni igisubizo. Sababu Mungu wetu ni mjibu. Imana yacu ni umutabazi. Mungu wetu ni mtetezi. Ivura n'impyiko, Anatuza na ivura n'igifu, hata iriha historia. n'amadeni. Mbese arashobora kungoma. Izina rye ni Yesu Kristo. Ndanezerewe cyane Nafurahi kubona sana. Imana itwishingiye. Kuona Mungu na usiku. Bene data bakundwa, Ndugu wapendwa. hari umugabo umwe Kuna mume mmoja ukemura ibibazo byawe. ambaye anatatua shida. Hari umugabo umwe Kuna mume mmoja wahungiraho, ambaye waba urwaye anakimbia. kanseri bajya kwituma bakayibura. Hari umugabo wahungiraho, waba ufite inda uri kubunza imitima ukaba yakujyana kwa muganga, wagera umubyeyi akabyara atari yahagera. Hari umugabo umwe, haleluya, ni shoferi, ni igihangange, uhiye akavuga ngo narakubonye we, nyamana uri igihangange. Mana yacu niyamamazwe, Mana yacu nishyirwe hejuru, izina ryayo ni Yesu Kristo. Hahirwa abamuhungiraho bakwihisha munsi y'amababa yayo. Ndani ya mabawa yake. Iyo umuntu ari umwana wa Biden Kama ni mtoto wa Biden. yumva yakubita ku gatuza, kandi abasirikare bakamurinda ngo adakubita ikirenge hasi. Ariko Imana iturinda ni Imana yaremye Biden. Iyo Mana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Dusomye amagambo y'Imana. Soma maneno ya Mungu. Muranezerewe? Tunafurahi basi. Uramufure kwicara hariya. Ule ndugu mbona keti hapa? Akerewe. Alichelewa. Amen. Amina. Muranezerewe? Tunafurahi. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu apewe sifa. Tuganire tunezerewe. Dufite Imana di, dufite agakiza, dufite abakozi, dufite ijambo, dufite byose. Naho mwapfa ejo nzongera nzuke, naho ntabaho ejo nzabaho. Haleluya. Imana ni Imana nziza. Nukura nk'uyu musaza Unaona mzee huyu? nitugera hahandi Kama tunafika ntabwo uzongera kumubona gutya. Utamuona kama Azaba ari agasore. Atakuwa chinja. Imana ihindura n'amateka, abasaza bakaba abasore. Ushobora kuba wihebye, wacitse intege, wajya kubona ukabona insurance iraje, ubwo nzavurirwa hera muri iki gihugu cy'abandi, insurance ikaba iraje. None se ntabwo ngo nisanzwe buhoro wayikatishije? Hari Imana yacu ndi, hari Imana mu icyubahiro, hari Imana mu ishimwe. Hari amagambo Frere Branham yavuze ngo Imana niguha ukananirwa gushima muri bike, na bya bindi bishaka izabitwara. Kubera imbere y'Imana ukifata ngo wagera imbere y'Imana ugakanda impanga. Ntabwo bakanda impanga imbere y'Imana, ahubwo bagaragaza umunezero kugira ngo n'ibisigaye Imana
inzu. Hapo Mungu anakupa nyumba. Yaguhereza inzu rero, Kama anakupa nyumba, wahura n'uyu mufurere, unakutana na huyu ndugu. mwaramutse furere, Unakuta ndugu yangu. Imana yampaye inzu. Mungu anipa nyumba. Nta turo, nta gushima, Imana igahegereza mu mutima. Ntabwo kweri umuntu nzamuhereza imodoka, muhe inzu, muhe abana, muhe umugore, muhe mesaje, nta kunshima, n'ibyo ufite bazabikwaka. Ndabwira abana Imana munezererwe. Yesu yaratugabiye, yatugabiye ingabire ntazapfa. Naho naba ntari muri uyu mubiri, hari ingabire ntazapfa. Nagakiza Imana yampaye, iyakampaye nikomera amashyi. Mwizina rya Yesu. Haleluya. Mwene data bashiki bawe, ukubera n'umugoroba aya magambo tubatwara abaganiye mu kwa mbere, ariko sinzi uko byagenze. Nshimiye Imana none ko ariko Imana byemeye. Imana yemera tuko biba kandi ibintu bikaganirwa ku gihe. Nanjye reka amahembo nongere mbifurize ngo bonane. Abari inkoko bonyine bakagihene bonyine, njye ndaje ngo mbazanire bonane tuyisangire. Bo bana ziriya ziragenda, ariko turazangirira izarama mu izina rya Yesu Kristo. Ndabifuriza umwaka mushya. Reka tuwugireho mu kwa mbere, tubifuriza umwaka mushya, tubifurize gukomera mbese, tubifurize guhirwa mbese. Mugure ibipangu, mugure amahene, mworore, mutunge, mugire amafaranga kuri konte, mugure n'amazu. Yesu yaduhaye byose. Yesu nahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Turaganira amagambo meza. Pawulo aravuze ati, cyokoze icyo nzi ni kimwe, iyatangije umurimo muri mwe izawusohoza kugeza ku munsi wa Kristo. Si amagambo ni amina? Iyatangiye umurimo muri mwe. Ntabwo ari Kabageni, ntabwo ari Kumbuka, ntabwo ari Gerard, ntabwo ari wa musaza. Iyatangiye umurimo muri mwe, iyabahamagaye, iyabavanye mu moko, ikabakurayo, ikabazana mu mesaje. Iyo iyatangiye umurimo muri mwe izabaherekeza kugeza ku munsi wa Kristo. Iyo Mana nayishimiye. Shobora kubyara umwana ukamugurira amata, ukajya muri za Walmart ukagura ibyo ushaka byose, ariko wamuheka ukamushyira umugongo, kumushyize inyuma ibiramusanga inyuma. Urabizi, nshimiye Imana ko ntabwo baduheka. Iyo baduhetse baduheka inyuma, bakanagufata n'imbere n'impande no hirya. Turarinzwe. Imana yacu ireba imbere, ikareba inyuma, ikareba impande. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Hanyuma nongere mbabwire ngo ndabagana ijambo riri kuvuga ngo Imana nyir'umurimo. Imana nyir'umurimo. Iyo Mana nayigereranya n'iki? Ihwanye n'umwubatsi w'umuhanga. Kubera umurimo wawe wo kubaka ntuzemera ko itafari rigwa hasi. Ahubwo niba uri umwubatsi w'umuhanga kandi uwo murimo akaba ari uwawe, uzajya ufata amatafari, ufata amabuye agendeye kujya ku nyubako, ukubite inyundo ushyireho, ukubite iyindi ushyireho. Noneho amabuye utazubakisha, uzajya uyareka agwe hasi, ayandi bajya kuyamena bitewe n'uko nta kamaro afite. Ariko hari ijambo nababwiye ngo amabuye akiri ku gasozi n'amabuye ari mu kibanza cya databuja. Ese amagambo mutuyumva? Mumenye ko ayo mabuye adahwana. Kubera umwubatsi nubwo ari ikibuye gifite ibibinga kikaba kiri hafi y'umwubatsi, hari igihe umwubatsi azagikenera. Niyo mpamvu bitubujije gucira
abafurere urubanza. Umuntu w'Imana yahamagaye ikamugura amaraso ya Kristo akava mu dini akava iwabo, birabujijwe kumucira urubanza niba akiri kuza guterana. Kandi Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Icyambere bamuhamagaye udahari, bamuzanye udahari, ariko niba yashyira ku kibanza udahari, nyir'ukubaka rero niwe uzi azacongwa n'azatambuka kubyubaka. Pawulo ati namwe murubaka nk'amabuye mazima, kandi dufite ibuye ry'imfuruka, iryo buye ni Yesu Kristo. Ndabaganiza ngo Imana nyir'umurimo. Ese mwabyumvishije? Hari amabuye yoroga kuva ku nyubako, hari amabuye yanga kujya ku nyubako, ibuye ukarishyiraho ubona rirahendana, bagakubita inyundo. Barambabaje ntawe uzagaruka guterana, barambabaje ntawe uzagaruka guterana. Iki gisomo cyangwa wakigumamo yavamo. Eda yero yarebye ntanze batazajya no mu ijuru. Frere reka gusinda, oya bajyana ibisomo byabo. Ibi ngibi ntawe nabyihanganira. Frere reka amazimwe, oya kungendaho buri kanya. Reka baguconge, reka baguconge. Mfite ijambo ry'Imana, ijambo rijya riduconga rikamushyira ku nyubako yayo. Ababyemeye Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Iryo buye riragiye rikaba rirasimbutse, maze wamubatse umuhanga afata ryabuye akongera akariconga, akongera akarifata ati kadeye ko rirongera gukwirwa, akaripima. Ubu uzi ko rikwiyeho wa musere amazimwe garagiye, bya biganiro bibi byaragiye, bakamushyira ku nyubako, bakubita itafari bakabona hano haracyagorana, bamushyiraho bikanga guhura. Umwubatsi w'umuhanga tuvuganira ngo iki? Imana nyir'umurimo. Ikagiye riragiye rero, azanye simenti, azanye sima. Ya sima ayishyira hagati y'amabuye atari guhura neza. Nako dufite umwuka wera uhuza abasare batari kumvikana, agahuza abafurere batari kumvikana. Iyo muduhaye ntihabwe icyubahiro. Turukubaganiza ngo Imana nyir'umurimo. Ese bimeze bite? Bimeze nk'umuhinzi. Umuhinzi rero afata imbuto akayimanura mu murima akajya kuyitera, ariko icyo yitaho yita cyane ku mbeba zizarangiza imyaka ye. Akagenda agafata agapanga, nguwo rero aratema agatema uruhande ngo maze ndebe ahantu hose zizanyurira. Uko niko abakozi baza bakababwira bati, bagaca imikero bati munyure hano, ntimuzarenge hano, kugira ngo bya byonyi bitazona za mbuto. Bene data bakundwa, dufite Imana nyir'umurimo. Reka gucika intege, reka kujya kure, reka kwibaza byinshi. Ntabwo imbaraga uzaziha, oya niba uzaziha ngo wogende udusige. Niba uzaziha genda udusige. Uko idashoboye kudusiga, rindira Imana izaguha imbaraga mu gihe gikwiriye, amavuta mu gihe gikwiriye. Mamanzi Imana aranyibagiwe. Urebe ibibazo mfite noneho birenze kwemera, ahubwo murumva banamfunze. Ntabwo nijye wahora niyahuye, ntabwo n'imodoka ikangwa, uri kurinda wagiriye hose. Imana yagiye hehe? Imana kari umwubatsi, Imana kari umwishingizi, Imana kari byose. Ndongera ababwira ngo Imana nyir'umurimo iyo atangije abera izabasubiza amahoro, iyo ahamagaye itorero izarigezayo amahoro. Ese amagambo ni amina? Wa muhinzi rero agumya gukataza, arendiye kugira ngo arebe ukuntu ya mbuto ye izahingwa neza. Hajya mwasa mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, aho Salomo ari kuvuga ati mudufatire za ngunzi na bya byana by'ingunzi, ngewe none uruzabibu rwa databuja kuko ruhishije. Ni ukuvuga ngo ibyonyi bijya mu ruzabibu kuko ruhishije. Kandi burya
igiti kirimo amatunda ntabwo kiburamo imijugujugu. Nuhura n'ibigeragezo uzamenye ko dufite Imana. Niba zakuvuga ntukihebe, ntukajye kure. Imana yacu ni Imana nyir'umurimo. Ababyumvise, ababitegera amatwi, Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Bene data bakundwa, dufite Imana rero. Dufite Imana. N'abasore mwe mufite Imana, n'abakobwa mwe mufite Imana, n'abafuranga dufite Imana. Iyo Mana turayifite, iraturinze, iraduherekeje, iraduheretse. Mukavuge vuye Mariya ko uzi ko ryagwa. Genda urive muri ebo tuzaba. Mukavuge ndaririmba rero, maze abasore bakavuga ngo ego ngazi kuririmba we, ngazi kuririmba. None mugiye kujya ndeka kuza ku ndirimbo, ndebe indirimbo ko zitazabapfubana. Ntabwo ari wowe watangije abaririmbi. Ushaka abasezera hakiri kare, iratangije abaririmbi, izabagezayo. Haleluya. Yewe umukozi rero, yewe uzi kubwiriza, nta mukozi uzi kubwiriza. Abakozi bahwanye n'amasuka. Isuka utayifashe, isuka utayiteruye, muyihingisha ikiraro. Isuka yakwirwaho ikazarangiza icyumweru, ariko reka ibone Muhihi, reka ibone Gerard, maze afata ya suka ayikubita hasi, iracyura umubyizi kubera imbaraga n'izaba muhinzi. Dufite Imana, dufite Imana. Imana ishobora byose, ihabwa icyubahiro. Mukavugute, mukavugute. Ndakomeye Imarika ndani ya kanisa. Nundebe gutya. Sinone hivi. Ntabwo ukomeye fresh. Hauko nguvu. Ukomeye kumwe n'Imana. Anayekuwa na nguvu ni Nta n'iki nicyo. Uri inyamunyu, wambaye umubiri, uzapfa nk'abandi. Kuko abandi bagenda, nawe ntituzagenda. Ngereho igitabo cy'imigani ngo ukishingikirize ku buhanga bwawe. Haleluya. Korera Imana, utinya, uhinda ku mushyitsi. Iyatangije umurimo muri mwe, izawurangiza amahoro. Haleluya. Ese amagambo ni hano nawe. Haleluya. Wamubatsi rero anezezwa yabonye inzu ye yuzuye. Akarari k'aba Venuste, akarari k'aba Ndayisaba, akarari k'aba Basere. Muze tujye kunywa agasuru, muze dutahe ya nzu. Ariko rero amanza yishyiraho finisaje. Ndani ya mwisho. Anda kuipitia mambo ya mwisho. Mani muhimugisha. Mani muhimugisha. Finisaje ni ugushyiraho bya bindi bya nyuma. Namwe mbere y'uko muza hano, Imana irabaratira abanyedini. Mbere y'uko muzahanurwa, turabanza turema isoko. Abapagani barabamenya, n'abapagani barabamenya. Kubera inzu bagiye kwitaho. Na wa munyantege nke, na wa wundi, na wa wundi, wamenya ngo baga, ukamwitegereza, ukavuga ngo niwe nta mufurere, Imana ntizamwambika imbaraga, kandi izazimuhereza ku gihe, nta n'ubwo uzazimwaka, uzamucira urubanza, ariko amasaha azagera, iyo amuhamagaye izamwambika imbaraga. Ndabwira rero ngo Imana nyir'umurimo, niyo Mana muhereza amashyi, Haleluya. none se Sasa ni umuhinzi wabigenza ati maji anafanya. umuhinzi ntabwo asarura imishogoro. Hawezi kuvuna majani. Mwigeze mwabona aho basarura imishogoro? Ulishakuona mtu anavuna majani? Mwigeze mwabona aho basarura imiteja? Mama Basarura ibishyimbo bihwanye n'ibyatewe. malaga ambayo inafanana yale walio. Tugomba kujya muri arevema dusa nk'uko intumwa zatangiye. Kama mitume walianza. Kwa kwizera kwa kundi Mimi kama kule niko tugomba kugarura inzira. Nta bagore b'ingare bazajyayo, nta n'abatukanyi bazajyayo, nta n'abajura bazajyayo, nta n'abasambanyi bazajyayo. Abazajyayo ni abakijijwe, ni abavuka bwa kabiri. Iyo Mana we muyinkumira amashyi. Izahemura umurimo wayo. Imana nyir'umurimo niyo yatangiye itorero. Mukazavuge ngo ninjye watangije. ndio nilianzisha Shimwa kwa jina la Yesu. Sindwa Watangije byari
Imana y'ubwayo nitangiza umurimo kandi iyo utangije iwugeza ku iherezo. None ko watangije kutatujyanye Mbona ulianzisha mbona hukutubeba? ngo watangije ngaho ngeze na hano y'ino telefone ni none Simu hayo iko hayo pekee. rero nabaravuga ati Branham anasema iyo twitegura tukamanuka tunapopanda ngo tunashuka. ni imbaraga bita pesante Nguvu ambayo yo gupima no kugenda no kumanuka wanapanda na kushuka. ngo ariko igihe kiragera Lakini wakati nafika ibyo bintu biri kutuhatira kumanuka. vile inatushukisha. Igihe kiragera hari ingenzi iri mu minsi ariko ntabwo nzayiraramo. Amasaha azaba ageze iyo mpamagaye izabigeza ku iherezo. Kwenye mwisho. Izaba imbaraga, izabahereza amahoro, izabahereza ibyishimo, na bya bindi mwabuze Imana izabibahereza. Imana nyir'umurimo ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Nyir'umurimo ni nde? Mwenye kazi ni nani? Nyir'umurimo ni nde? Mwenye kazi ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo. Namwe niko mubizi. Nani mnajua vile? Mwabakobwa mwe niko mubizi. Wasichana. Imana nyir'umurimo ni Yesu. Mwenye kazi ni Yesu Kristo. Niwe wawundi Danieli yabonye. Hilo Daniel aliona. Igihe cyabonaga igishushanyo Kwa wakati kinini cyane. kubwa sana. Agiye kubona abona umutwe Aliona kichwa ni chake zahabu. ni kama dhahabu. Abona kino gituza n'amaboko. Abona igituza n'amaboko. Kifua na mikono. Agiye kubona abona ni feza. Alikuwa na fedha. Abona bino bibero. Mapaja yake Abona n'imirindi. kama Arebye amaguru. aliona miguu. Abona n'ibyuma. Ni chuma. Ngo urushanya ko ruteye ubwobara. Mbega Ni kitu gani? Danieli aramwitegereza. Anachotazama Agiye kubona aliona ibuye aona jiwe rivuye ku musozi kutoka kwenye mlima. ritariwe n'amaboko y'umuntu riraza rikubita cya gishushanyo. Nongera babwire ngo ubwo bwami bwose buzashyirwa n'ubwami bwa Kristo. Leta ufalme wa Yesu Kristo niwe uzakubita byose. yeye atapiga yote. Ubwami bwe bw'amahoro Ufalme wa salama. buzaba mu imunda. Ubwami bw'amahoro buzasesa ubwami bwose. Alibisha Imana yacu Mungu wetu niyo nyir'umurimo. ndiye mwenye kazi. Uwo nguwo Yule ni wa wundi wapfunyitse amazi mu gitare. yeye alikamata maji ndani ya udongo. Uwo nguwo Yule ni wa wundi yeye wari wishe muri ya gihe. alijificha ndani ya ile nguzo. Si amagambo ni Amina. Maneno yaliamina. Uwo nguwo rero Yule ni wa wundi wabahaye manu. yule aliwapatia manu. Uwo nguwo Yule nyir'umurimo Mwenye ni kazi. wa wundi wabahaye imbaraga banesha ababisha babo. akashinda maadui zao. Hanyuma rero Baada ya muri Yosuwa ibice 5 umurongo wa 13 13 nde wadusomerara Nani anasomea? Yosuwa ibice 5 Yoshua sura ongera 5. tamuliza twumve Atamuliza, endelea tusikie. ibice 5 13 Sura 5:13. nuko Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Amen. Ni ukuvuga ngo urugamba barwanaga Sema vita walipiga. uwo nyir'umurimo Yule mwenye Yosuwa kazi. yubuye amaso abona afashe inkota. Anaona kamata upanga. Aramubaza mbega uwo mu bacu cyangwa uwo mu banzi bacu? Wale wale maadui. Asubiza Yosuwa ati Akamjibu Yoshua. manutse kano kanya Ashuka nje kubera ingabo majeshi. kubabera umugaba hano mu rugamba. Ndani ya vita. Nanjye ndabwira abateranye mu rugamba rwawe ntutinye, ufite umugaba niwe Yesu Kristo. Nunanirwa Ukishindwa. ugacika intege Utafika. umva byakunaniye Umeshindwa. uzahamagare Imana yacu ni umutabazi wa bugufi. Tetezi wa karibu. Niwe nyir'umurimo yatangije umurimo muri mwe no kuwurangiza izawusoza. Imana y'amahoro irambara umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Hari igihe bagiye kurwana Kuna wakati walienda pigana. bamaze gutsinda Yeriko, Waliposhinda Yeriko, hanyuma barasatira baada wakakaribia basatira ahantu hitwa kuri Ayi. mahali kwenye Ai. Bageze kuri Ayi Walipofika Ai, abandi babyumvishije barwangoya. walisikia semea hapa. Noneho Yosuwa aratumaraho neza Yesu neza akawatumaliza. baterana ari abagabo abandi 5. Kusanyika wame watano. Abandi 5 rero Wengine 5. bari baje kugira ngo barebe ko barwanya Yosuwa. Sema wapiganishe
wapiganisha Yosua, barwanya Abagibeyoni, wapiganisha Wamagedoni, bari basezeranye isezerano na Yesu. na kwamba na Yosua Hanyuma baadaye bahageze walipowasili, Yosua aravuga Yosua akasema Abagibeyoni batabaza Yosua, Wagibeyoni wakatetea batabami batanu bamaze kwirinda, Wagibeyoni wanakuja none buriya baratumara, sasa, watatumaliza tutadutabara usipo akacu kararangiye. yetu inakwisha. Yosua arazamuka, Yosua akapanda waragiye ahangana nabo bandi batanu, ngo Yosua ararwanye. Bene data, mushiki wanjye, ndakubwira ngo urugamba si urwawe, ahubwo urugamba ni urw'Imana. Ibyo uzakora byose utere kujya bikubita ugatuza, ahubwo uzajya uvuga ati Yesu Kristo ni umutabazi wanjye wa bugufi. Bakundwa muri Kristo Yesu, Yosua yagiye kubona alienda kuona ari mu rugamba, kandi uko ndani ya abona vita ibibuye bitangiye kubona, kaona mawe yanashuka, babandi yananira abandi bagiye birukanka, wale waliokimbia aho muri muntu ari gucikira, kwenye mtu alikuwa anakimbilia, akumva urubuye rukubita mu jiwe inapiga ndani ya akumva kichwa, ikibuye gikubita mu kwenye mtu inapiga ndani ya kichwa, ibibuye birabahondahonda ikawaponda kugeza igihe barangiriye. wakati wote walienda Ndabwira bera n'Imana, takatifu mutinye kuko umutima yatangije umurimo muri wowe izasoza amahoro. Ese amagambo ni amina? jambo la amina. Nagize ngo nongere mbibutse Niwakumbushe yuko uwo mugabo yule witwa Yesu aitwa Yesu ari we nyir'umurimo. ni yeye mwenye kazi. Ni wa wundi rero Branham yavuze ngo Branham alisema eti niwe gushika k'ubumana bwose kukamilika kwa Mungu wote byashikiye muri we, ilikamilikia ndani yake. ndetse aravuga ati Pia akasema eti burya hariho fondasiyo kumbe kuna msingi ine, hariho fondasiyo enye. huko msingi ile. Fondasiyo ya mbere ni ukwizera, Msingi wa kwanza ni kuamini, ariko yavuze kuri Aburahamu. alisema kwenye Ibrahimu. Fondasiyo ya kabiri Branham aravuga ngo ni Isaka. Alisema eti ni Isaka. Isaka rero Isaka sasa umuhanuzi akavuga ati na pia anasema eti ni urukundo rw'Imana, ni upendo wa Mungu, ni fondasiyo y'urukundo. msingi wa upendo. Abashaka kumenya ukuntu Imana ikunda Wanaopenda kugamia Mungu na bare ukuntu yafashije Isaka gebo. waliona bila alisaidia Isaka yu karibu kufa. Hanyuma ya fondasiyo ya gatatu Ndiye msingi wa pili wa tatu. hariho fondasiyo ya gatatu Kuna msingi wa tatu. ari we Yakobo, Ndiye Yakobo. bisobanura imbabazi. Tafsiri ni samaha. Iyo fondasiyo ya gatatu ni imbabazi, Ile fondation ya tatu ni samaha. ari we Yakobo. Ndiye Yakobo. Fondasiyo ya kane rero Fondasiyo ya ni Yosefu, ariko gushika ku Mana ndio hose. kamilifu wa Bene ndani. n'abakundwa, Ndugu wapendwa, Yosefu, urugendo rwa Yosefu safari ya Yusufu rwagereranyaga Yesu. inamaanisha Yesu Kristo. Bamuguza amafaranga, Walimuuza pesa, Yesu nawe bamugura amafaranga. Yesu naye akamuuza pesa. Bamutaye mu rwobo, Kisha ndani ya Yesu nawe baramuhaye. walimtia ndani ya shimo. Igisambo kimwe cyarakize, Mwizi mmoja alipona ikintu kirarokoka. Ni bya bindi byo Yosefu yabonye. kama ile Yusufu aliona. Yosefu yasize umunyamahanga Acha mu ajya mataifa kwiyereka bene se. kuonyesha ndugu zake. Yesu nawe Yesu naye arasiga umunyamahanga muri acha cyo mataifa aze kwiyereka Abisirayeli. kuonyesha Waisraeli. Bisobanurwa ngo Tafsiri urwo ya rugendo rwose safari hiyo rwagereranyaga Kristo. inamaanisha Yesu Kristo. Yesu Kristo Yesu Kristo ni Imana nyir'umurimo, Mungu mkamilifu. niwe mushimizi w'umurimo, Ndio mhusika wa kazi. niwe waduhamagaye, Ndiye alituita. niwe watuzanye Ndiye alituleta. kandi no kutugezayo, Kutufikisha. azatugezayo. Ababyumvishe, ababyemeye, Imana ibamugisha Tunabariki. mu izina rya Kwa Yesu. jina la Yesu Kristo. Bakundwa muri Kristo Yesu, Wapendwa ndani ya Yesu Kristo. ese ndavuga kindi kintu, Niseme kitu gani mara nuko tena? uwo Yesu Ni kwamba yule Yesu Yesaya yari yaramuhanuye swali kama mtabiri hashize imyaka 712, 712 niho Yesu yaje kugaragara i Karuvali. Yesu alionekana Kalvari. Kubera Yesaya yaravuze ati Yesu alisema eti nk'uko intama icecekera imbere y'abayikema, kama kondoo inaonekana ni kuba umugabo Yesu atazabungura akanwa ke. atafungua kinywa chake. Imyaka iba myinshi, ku iherezo Yesu aba araboneka. Yesu akapatikana. Ndamubona kwa Pilato, Tulimwona kwa ndamubona kwa Kayafa, ndamubona ku Matama, ndamubona baramufasha, ndamubona baramubaga, ndamubona baramubaga. Frere Branham aravuga ati abagabo wanaume 100 ijana baragenda begura ikibuye, yenda tazuka ye asifufuke. tazuka. Asifufuke. Abagabo 100 Wanaume hari abagabo 5,
bagikubita kuri cya gituro wakaenda kwenye kaburi barangije bakubitaho abarinzi wakaweka wachungaji bamaze gushyiraho abarinzi bagiye kubona babarinzi bari kurinda babona igishitsi kibaye cyinshi bahinda ubwoba bashaka no kwiruka maze Yesu arasohoka ava mu gituro yabwira abateranye Yesu ni muzima Yesu ni muzima ntabwo akiri mu gituro ahubwo yarazutse Imana nyir'umurimo iratwishingiye no kutugezayo izatugezayo ese amagambo ni amina ese amagambo kuyumva abayumvishije mwese Imana ibamugishe mu izina rya Yesu bakumva muri Kristo Yesu icyo gitatu ile mwamba ko naende kwibaza nami najiuliza umugabo umwe wanaume mmoja kile gitabo cy'abagabisha mwamba wanaume 100 mujya bari banaracetse kazanazuka walikuwa wanafikiri kwamba atakafufuka mujya umutima bajya bavuga ngo wabona azazuka ariko muri bo ntibabyemere neza ariko bari bazi ko afite imbaraga lakini walijua kwamba iko na nguvu n'amasaha Tari amadini madhehebu hari ijambo rimwe ryasekeje kuna neno moja linichekesha umukozi w'Imana ari kuvuga ngo mtumishi wa Mungu nikisema hivi kabizo bafashe umujura kabizo alikamata mwizi yari yaramaze ingurube z'abantu nguruwe yari amatungo y'abantu utari fungu ya watu alimaliza hanyuma rero sasa baramuhinga basanga yikubise mu mugezi tumbikiza ndani ya mto ariyishayisha mu mugezi akajivita ndani ya mto noneho bari kugenda walipokuwa anatembea baramubonye wakamwona yewe hano wishi wewe hapo unajificha uyu munsi urapfa siku ya leo utafariki ari gutitira baramufashe akatemeka baramuzanye wakamuleta hanyuma baadaye ababwira ijambo rikomeye akamwambia neno lenye kwa nguvu arabwira ngo akamwambia eti ngo Mana y'abafurere we urantabare utetee abandi bakusanira apajifu wabona igifaransa kigeze Hiki ni kinguvu kibatiziwa ari kuvuga ngo umufurere yarabatiwe alisema ni ndugu alibatizwa ariko kumva ko yemeraga abafurere ariko yanga kubatizwa batabagenzi ntibazi ko Dhehebu anajua kama tuna Mungu n'abapagani bazi ko dufite mesaje ariko bazabyemera icyo gihe mwisho ilishapita none biraza kugenda gute itakuwa je kurapfa bonda kufa mwafata akaguru undafata akaboko yakamata mkono sezera ku mugore wawe laga mke wako sezera no ku bana laga watoto tugiye kukoza naenda kukuosha gukoza koza niko bavuga walikuwa wanasema ni iyo kumuosha abantu bagiye koza umuntu rero kwa mukiti hanze kumuosha kawata shingo nawe ari gutitira anatetemeka aratitira agiye kuvuga ati Mana y'abafurere bandengere nitetee barakebaguza wanapiga macho baravuga ngo mbemwa Imana y'abafurere ari gutabaza ko babonye tumaze tatumaliza none se iyo mpamvu urayemera oya ngo mungire imbabazi tuzongere kwiba gahubwo nimba hano ni mu ndeka ngo nahita njya kubatizwa baramurekuye da ese muri kwemera ko mufite Imana amasaha nta nubwo munabizi abajura bari kujya kubafata bakavuga Imana y'abafurere nawe ukuza gusenga ntuyemere neza ese Imana inaniwe inaniwe igifu inaniwe umwijima inaniwe kwishyura amadeni inaniwe kuguha inzu inaniwe kwishyura amabiru inaniwe kuguha akazi n'abadafite akazi habasariye mu izina rya Yesu haleluya nakomeje hamwe mbere Imana yacu itanga n'akazi ni bangahe badafite akazi ni bangahe umwe babiri batatu kaze turabasengera kandi murabona rero dufite Imana yacu yatabara iragira byose nta kintu na kimwe inanirwa mutayemera uzarindiwe n'imyaka 5 uzashira utagira akazi ariko ntuyemere ukayishyira imbere ejo mu gitondo iraguhereza akazi haleluya Imana nyir'umurimo ni umwishingizi w'umugenzi ni umwishingizi wacu mu izina rya Yesu Kristo iyo rero niyo Mana yahengereje alitazama
ibona wa mufure bamufashe. Wale ndugu walimshika. Fure bari bamufashe. Wamemkamata. Bamufunze pe. Walimfunga. Ariko zira ino message. Ati sababu ya ujumbe. Irazira mubwira ngo. Kaja kabisa. Wewe bamufungiye iki? Bakufungia nini? Bamvanye mu mukandara. Tosha Neza n'idoro ko. Sasa ndi kuzira message. Sababu ya ujumbe. Ore, ambara ibirato byawe. Ambara mukandara wawe. Are, kuyatwende. Kuyatwende. Iyo mana murayemera. Murayemera kweli. Imana. Imana mubiyambasi. Ndani ya vikuta. Muno. Sakabora shaka bashaka kujana hanze. Nenda pale nje. Yamanza akirabye. Byabo bure. Mlango iko wapi? Imana ntabisaba kuryama. Imana yarengana ikagera hirya. Yamugezeho bakazigeza kugereyeho. Pita hapa. Kuja. Abarinzi aho bari wachungaji nao atapita wapi? Niba bazafashe imbunda gutya ntabwo mbizi. Nanjye reka mbabwire ka karirimbo ngo ndi kumwe n'umwami Yesu ntabwo nzatinya, ndi kumwe n'umwami Yesu ntabwo nzacogora, ntabwo nzatinya, ndi kumwe n'umwami Yesu, ndi kumwe n'Imana nziza ntabwo nzatinya, ndi kumwe n'umwami Yesu ntabwo nzacogora, n'umwami Yesu ntabwo nzatinya. Hanyuma bageze ku barinzi urugi chef Peter tambuka chef tambuka chef n'ibibambasi biri kumuha inzira n'imiryango iri kumuhereza inzira. Hanyuma we agira ngo ni inzozi n'abarinzi nabo aranyura bari haze akaba kashobotse marayika rero yamutwaye kera aramutwara aramujyana bagiye kureba basanga yaragiye kera. Iyo atabaye Petero niza gutabara, niduhura n'ibibazo niyo iza gutabara. Haleluya. Bene data ndugu bafashe umugabo witwa Yohana bari bazi ko byanarangiye, walitoa kama imekwisha. wabaho isamaki watomotesheje mali samaki ambayo itokotesha ndani ya mafuta amasaha wenda 2 yonyine zaidi ya saa moja amasaha 3 wala saa 3 iyo samaki yabikiri ile samaki inaweza kuwa ingali ariko umugabo bamucaniye amasaha 20 chini yeye walimtokotesha saa 20 shira mu muriro wanachochea moto. Sasa wafata umuriro ukawutwikisha uwundi muriro utaikonga na moto ingine. ntabwo muzi agaciro kanyu. Imana yaraguze amaraso, Imana yarahamagaye irahanze amaso, irabarinze. Ntacyo tuzaba dufite Imana ntabwo icyubahiro. Hanyuma rero ndabona umugabo aracaniye yarangiye inakwisha noneho mufate
Sasa kano mshike. kagunguru murebe Shika ili kunguru. niba Yohana bari muzima. Kama Yohana ngali hai. Yohana nawe bagiye kubona Wanaenda kuona. yanesheje urupfu n'ubuzima yajanjaguye umutwe w'inzoga nk'uko ibyanditswe biyamiriza ari yo kurema ibintu byose twari turi muri yajugore najya kubona Yohana ni muzima karabango noneho nanga hantu utamutwitse yavumutse mu mavuta bene data narakumva kumva bashiki banjye Imana yacu irakomeye nta kintu kinanira imundire yubahe irinde ibyaha irinde amafuti iyo Mana izagutabara. Haleluya. Yohana rero nawe aravuga ati kumwami ndi kumusumwami nari ndi mu mwuka bamujyanye mu kigo cya Patimo kumva z'ubusabwe barabanga arapfirayo. Yohana agezeyo bamuha ikaramu bamuha igitabo atangira kwandika Bibiliya arandika niwe wanditse ibyahishwe warebye iyo Mana mu mavuta birananiranye mu nzoka birananiranye uko byananiranye kwa Yohana n'iwawe bizananirana iyamutabaye niyo izamutabara. Rero Imana ibaha mu izina rya Yesu Kristo. Rero aba bafurere bari kugenda bagiye muri Ohio reka tutere kubacereza. Yesaya 54 haranditswe ngo 15 haranditswe ngo ninde wabonye Yesaya 54:15 ahari bazaterana ariko si uzabateranije uzamukoranira aho wese azagwa ari wowe wazize. Ni amina hari subiremo ahari bazaterana ariko si uzabateranije uzamukoranira aho wese azagwa ari wowe wazize. Dore binyura mu mucuzi uvuguta umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Shima Imana dukoresheje umurimo wayo. Shima Imana tuzanye mu ruganda rwayo. Iyo abahamagaye bikanera amashyi icyubahiro izina rye. Haleluya. Yesaya 41 umurongo wawo wa 10 ndi kwihuta kugira ngo ndangize. Umurongo wawo wa 10 haranditswe ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza kuko nzajya ngutabara. Haba mwabumva neza bene data Wandugu, Imana yatwimiki Mungu kama mimi nese shangu ngiguha indege basi akugavyo izaguha ikaramu mu nyanja yaduhaye indege izatujyana mu ijuru. Akatuwa mbinguni. Amen. Amina. Ntutinye Usiogope uko ndi kumwe nawe. niko pamoja na wewe. Utuvuga ngo ibyo ni Imana yabibwiye. Natumaini ile Mungu aliniambia. Ese nababa bari kubyumva bose nababa bari kubyumva bose. Ntutinye Usiogope uko ndi kumwe nawe. niko pamoja na wewe. Ntukihebe uko ndi Imana yawe. Nzajya gukomeza niko nzajya gutabara kandi nzajya ngurangiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Aya magambo ni amina. Naho 343 umurongo wa 2 waranditsemo ariko Uwiteka ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumbabumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya ndagucunguye ndaguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye
umurongo wa kabiri nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Murabyishimiye? Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Hagira ibigeragezo ubuno byadukanga. Imana iduherekeje mu mazi, iduherekeje mu muriro, iduherekeje mu bibazo. Ibibazo byenda kunyica we. Umugabo yarangerageje ko ndiko mu mutima wanjye guturika. Nunyura mu bibazo Imana izaba iri kumwe nawe. Umugore wanjye barangerageje. Akugerageza nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Nuca no mu migezi ntizagutemba. Nunyura muri mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata. Uwiteka Imana yawe, wera w'Isirayeli, umukiza wawe, nagutangiye Egiputa w'inshungu. Imana nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Abaroma 8, Abaroma 8 murongo wa 33 mwaka wa mukire. 31 kunasema nini? Abaroma 8:31. Ese muranezerewe? Aya magambo ni amina. None ngo bimeze bityo. Iki tena kitu gani? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu. Umurusha wacu ninde? Arahari. Mbese imitima y'umwana wayo ikamutanga ku bacu twese, izabura kumuduhana ibindi byose. Ese muranezerewe? Imana yacu ni umutabazi. Aya masezerano yose ni twebwe yasezeranye. Amen. Yatabaye Petero, yatabaye Yohana, yatabaye abatubanjirije. Iyo niyo Mana yacu. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, nagize ngo Imana muri uyu mwaka itubere umushingizi. Ikubere umushingizi mu bibazo byawe, ikubere umushingizi mu ngorane zawe, mu burwayi bwawe, no mu bibazo bifite byose. Ikubere umutabazi, kubera niyo nyiri umurimo. Amasaga azagera, izageza umurimo wayo. Amahoro y'Imana abaherekeze. Shalom.